Turabasuje abadukurikiye kuri Care Brothers TV, Uwiteka abahire. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyacu cyitwa Tinyuka Wige Bibiliya. Nk'uko mubibona kuri kamera murahabona mwene data Niyofura Eric, nanjye mutuvugana Emmanuel Niyonsenga. Munyemerere mbere ko dukomeza ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi tubanze dusenga. Turagushimira data twese turi mu ijuru, tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe ryane rihimbaza. Nyagasani turakugisha kugira ngo ubane natwe mu kiganiro tugiye gukora cya Tinyuka Wige Bibiliya, udufashe twe n'abadukurikiye tugire icyo twungukiramo mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Mwene data, ubushize ubwo duherukana mu kiganiro giheruka tuvuga ku buntu n'amategeko, tubona ko ku bw'ubuntu tubona duhabwa umwuka wera utubashije gukurikiza amategeko. Twasoje utubwira ko umwuka wera hari amategeko atubashisha gukurikiza ari muri Bibiliya. Nagize amatsiko ndagira ngo dusobanurire, ese ni amategeko yose tubona muri Bibiliya cyangwa hari amategeko y'umwihariko? Udusobanurire ijambo ku ijambo. Reka tuguhe umwanya unasuhuza abadukurikiye. Turabashuhuje abadukurikiye kuri Care Brothers, Uwiteka abahire. Amen. Ngira ngo nk'uko bivuze ubwo duheruka twabonye ko ubuntu bw'Imana nibwo buduha imbabazi z'ibyaha byacu, ariko muri ubwo buntu bw'Imana harimo umwuka wera unatubashisha gukomeza amategeko. Twashoje tugaragaza neza ko ubuntu nibwo butubabarira ibyaha byacu, nibwo budukiza, ariko kandi ubwo buntu ni nabwo butubera umwarimu wo gukiranuka, nibwo butwigisha gukomeza iki? Gukomeza amategeko. Ngira ngo niho twashoreje, ariko dusoza nanone twibaza tuti ese ni ayahe mategeko? Se muri Bibiliya amategeko yose dusangamo yose turasabwa kuyumvira? Twibuke neza ko Bibiliya igizwe n'ibice bibiri. Hari igice cy'isezerano rya kera kigizwe n'ibitabo byari iby'Abayuda, sibyo? Hakaba n'igice cy'isezerano rishya. Mu gice cy'isezerano rya kera tuhasangamo amategeko y'uburyo bubiri. Tuhasangamo amategeko 10 y'Imana. Imana ubwayo yafashe ibisate by'amabuye bibiri ikandikaho n'urutoki rwayo, yarangiza ikayahereza Mose. Ayo mategeko tuyasanga mu Kuva 20 duhereye ku murongo wa mbere tukageza ku murongo wa 17. Bikumva? Yego. Hari n'andi mategeko, sibyo? Yari ajyanye n'imihango Abisirayeli bakoraga, ijyanye n'ibitambo n'ubuturo bwera. Ayo ngayo bayahawe mu buryo burambuye igihe bari bavuye mu Egiputa bagarutse i Kanani. Nubwo ibitambo n'ubundi byari bisanzwe bitamanga kuva kuri Adamu, ariko bahawe kubaka ubuturo bwera ndetse n'amategeko y'imihango ajyana n'ibijyanye n'ubuturo bwera, amategeko y'abatambyi, amategeko ajyanye n'ibitambo, amategeko ajyanye uko bagomba kubitamba, n'ibijyanye n'iminsi mikuru ijyanye n'ibyo bitambo, sibyo? Ijyanye n'ibikorwa mu buturo bwera. Ibyo babihawe igihe bari bavuye mu Egiputa bagarutse hehe? Bari mu nzira bazi Kanani. Uri kumva? Urumva ni amategeko y'uburyo bubiri. Aya mbere rero ni amategeko 10. Aya kabiri ni amategeko y'imihango. Reka duhere ku mategeko y'imihango. Ese Bibiliya ivuga iki ku bijyanye n'amategeko y'imihango? Reka tujye mu Bakolosayi 2 duhere ku murongo wa 14. Reka duhere ku murongo wa 13. Havuga ngo iki? Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yarahinduranye bazima nawe imaze kutubatura ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho ku rubamba ku musaraba. Urwandiko rw'iki? Rw'imihango rwaturegaga. Imana yarukuyeho irubamba hehe? Ku musaraba. Mu yandi magambo,
icyari gifite icyo gishushanya cyagize gute? cyaragaragaye. Cyaragaragaye. Cyageze ku musozo wacu igihe Yesu yabambwaga ku musaraba. Urwandiko rw'imihango yacureraga kuza kwa Kristo rwagize gute? Rwarahanaguwe, rwakuweho. Mu yandi magambo, amategeko y'imihango yarangiranye na Yesu ku musaraba. Bikiri aho, amategeko y'imihango n'amategeko 10 bitandukanywa n'uburyo yatanzwemo, kuko ayo 10 yatanzwe ku bisate, ay'imihango yatangwaga ngo bari mu rugendo. Oya, y'imihango ni na Mose ubwo yiyandikiraga. Yego, ni Mose ubwo Imana yajyaga hariya ikamubwira akandika, ajya imubwira akandika. Ariko amategeko 10 yo yashyize hariya. Rero twahereye kuri imihango kugira ngo tubanze turebe niba kugeza uyu munsi agifite agaciro. Yego, uri kumva? Uyu Pawulo atweretse yuko urwo rwandiko rw'imihango rwaregaga abantu rwakuweho hehe? Yesu akibambwa. Ubwo rero ibi bitwereka yuko amategeko y'imihango yo yarangije ibyayo ku musaraba. Ndango nidusoma mu gitabo cy'Abaheburayo cyane cyane mu gice cya 8, icya 9 n'icya 10, dushobora kuza uyu bisomye urabisobanukirwa neza. Bikoreka ko amategeko y'imihango ndetse n'ibitambo n'abatambyi byose byarangiranye n'urupfu rwa Yesu ku musaraba. Ibyo ngibyo birasobanutse. Ikindi kibazo rero kiba gisigaye ni cyari amategeko 10. Amategeko 10 iyo ari nayo mu yarangiye ni ikibazo. Si ikibazo gikomeye? Ese yaba ari kuvugwa hano n'umwuka wera? Reka tujye mu Baroma 7. Reka tujye hano mu Baroma 7. Abaroma 7. Iki gitabo cy'Abaroma twibuke ko cyanditswe nyuma y'uko Yesu Kristo yaragiye mu ijuru. Umva ukuntu rero havuga ku murongo wa 14. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko jyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Amategeko ni ay'iki? Ni ay'umwuka. Ariko jyewe ndi uw'iki? Ndi uwa kamere. Ku murongo wa 12 ho haba havuze ngo noneho amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Amategeko naki? Ni ayera, n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Aya mategeko Pawulo arimo avuga hano mu Baroma 7 ni ayahe? Nidusubira hejuru ku murongo wa 7 haravuga ngo nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko. Uri mu mumaro wa mbere amategeko? Yego. Umumaro wa mbere amategeko ni ukutumenyesha iki? None harakomeza ngo kuko ntaba naramenye kwifuza iyo amategeko atavuze ngo ntukifuze. Ubwo Pawulo avuze aya mategeko 10, rya tegeko rya 10. Rya tegeko rya 10 bivuze neza cyane. Itegeko rya 10 rivuga ngo ntukifuze. Reka turisome ubu. Ni ryo Pawulo ari kuvuga hano. Bivuze ngo amategeko yera akiranuka kandi meza ni amategeko angahe? 10. Ni amategeko 10. Ari adufasha gusobanukirwa icyaha. Kuva 20 dusomye ku murongo wa 17 haravuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Iryo ni itegeko rya kangahe? Rya 10. Itegeko rya 10 ni ryiza, ni iryera. Bivuze ngo n'andi mategeko biri kumwe hano ni meza kandi ni iki? Na yera. Na yera. Amategeko 10 rero ntabwo ari mu yacureraga kuza kwa Kristo. Cyane cyane ko anatangwa ntabwo yatanzwe mu rwego rw'imihango yacureraga iby'igitambo cya Yesu. Yego. Niyo mpamvu amategeko 10 yose dusanga hariya niyo turi kubwirwa hano ko ari ay'umwuka, sibyo? Kandi ko ari ayera, kandi ko ari meza. Niyo rero dusabwa n'umwuka wera kumvira. Niyo tuyoborwamo n'umwuka wera. Niyo duhabwa imbaraga n'umwuka wera zo kumvira. Tujye twibuka neza yuko umwuka wera niwe uduha imbaraga twakemera akadukoresha, akadushoboza kuyumvira. Ariko tutabishaka ntiyadushyiramo agatuza. Yego. Kubera ko umwuka wera ukuntu ameze ni nka Yesu. Ni nka Yesu. Twari turimo twiga ibijyanye n'uburyo Yesu Kristo
igihe yasangaga abigishwa be ku nyanja yababwiye ati nimufate urushundura mushyire iburyo bwanyu kugira ngo mufate ngo barangije bafata urushundura bajugunyayo bafata amafi menshi icyatumye Yesu ababwira ngo nibafate urushundura bajugunyeyo kwari kugira ngo we ubushobozi bwe ari buze kubahamo ari buze gukoresha bahama amafi nabo babagirane bamufashe mu gutega ya mafi ari buze kubaha bafatanye bose bagere ku musaruro mwiza. Rero n'umwuka wera nawe nuko araza akazana ubushobozi bwe, ariko natwe tugasabwa gukoresha ubushobozi twahawe n'ubw'ubwenge ndetse n'ubw'imbaraga kugira ngo tubashe kumvira ya mategeko y'Imana. Bivuze ngo akorana natwe cyane, umwuka wera akorana natwe ariko akadukoresha kubera yuko niwe uduha umurongo ndetse n'inzira tugomba kunyuramo. Yego, birumvikana. Aha rero amategeko ari kuvugwa hano ni amategeko 10 y'Imana. Nabaza kuri aya mategeko 10 kuko niyo tugiye kurebaho cyane. Hari uburyo usanga uko yatanzwe mu isezerano rya kera harimo amategeko amwe namwe yagiye ahindurirwa uburyo. Ese mbego ukumva nk'urugero ngo mwumvishe kera bavuga ngo ntugasambane, ngo urebye iki, nyuma aravuga ngo ariko none ndababwira ngo mugenze gutya. Ubwo ndi kwibaza ayo kwari ukuyavugurura, kwari kuyahindura, n'ukubera amategeko 10 nta hantu na hamwe tubona muri Bibiliya haba mu isezerano rya kera ndetse no muri Rishya yigeze ahindurwa. Oya, ahubwo hari aho uzasanga Yesu yararushijeho kuyasobanura mu buryo bwimbitse. Ngira ngo warutanze urugero aho ngaho muri Matayo 5 aho Yesu avuga ati ntukice. Yego, hano Matayo 5 dusobe nko ku murongo 21 aravuga ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza, uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko, uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'Igehinomu. Bivuze iki? Hano ntago Yesu yakuyeho iri tegeko, ahubwo none yatanze ubusobanuro bwimbitse bwaryo. Urumva ko ryakomeyemo, ryarushijeho noneho gusobanuka mu buryo bwimbitse. Nta hantu na hamwe tubona muri Bibiliya Yesu avuga ko yahinduye amategeko. Oya, ahubwo ibiramambu tubona avuga yuko atazanywe no gukuraho amategeko n'ibyahanuwe, ahubwo yaje gusohoza ibyo byavugaga. Uri kumva? Yego. Rero amategeko y'Imana ari 10 ni amategeko agaragaza umurongo ingoma y'Imana ikoreraho, kubera ko ntiyigeze ahinduka. Kandi n'uyu munsi rega uwavuze uti hari aho dusanga yenda Yesu yagiye asa nkaho atanze ubusobanuro bundi, ukaba wibwira ko byaba ari ukubikura. Oya, nta nubwo n'ikibazo kiri aho ngaho, ahubwo ikibazo usanga hari abantu usanga cyangwa amatorero amwe n'amwe yafashe ayo mategeko akayahindura. Wari ubizi? Oya, urugero tutabizi. Reka nguhe urugero. Nujya mu itorero rimwe, reka dufate urugero, ntibumve yuko ari ukubataka, ariko ni ukuvuga ukuri ko bihari. Ni urugero nufata itorero ry'Abagatolika, ukababwira bakakuzanira muri gatigisimu yabo cyangwa mu ntuza za mu nyandiko zabo amategeko 10, uzasanga amategeko 10 bafite adahuye n'ari mu kuva. Uzasanga itegeko rya 2 bararivanyemo, ahubwo irya 10 bakarikatamo 2 kugira ngo agumye ari 10. Uri kumva? Wari ubizi? Yego. Rero kwiremera ibishushanyo bibajwe, ntukiremera ibishushanyo bibajwe. Urumva abo n'abantu babihinduye, ariko Bibiliya yo ayo mategeko aracyarimo. none aha bikumvikana. Rero abantu bo bahindura, nubwo nta burenganzira babifitiye, ariko baranabikora. nawe hari ubibabuza se ko Imana idahari, ngo nako ko Imana itabatwaza agatuza ngo ibategeke bo kutabikora, ariko babikora uko bashaka. Ariko muri Bibiliya amategeko 10 ntahinduka, agumamo. Yemwe aho no muri Bibiliya Gatolika naje gusanga birimo cyane. Singise ndayifite hano.
iyo usomye hano muri Bibiliya y'Abagatolika usanga rwose amategeko 11 ahuye n'iyo dufite hano muri Bibiliya yera. None aho usanga barabihinduye mu zindi nyandiko. mu zindi nyandiko zabo usanga nk'itegeko rya 10 bararifasha bakarigabanyamo kabiri. N'irya kabiri bakarivanamo. N'irya kabiri ngira ngo barikuyemo. Ariko hano icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko amategeko 10 usibye abantu bo ubwabo bayihindurira, ariko ntabwo Imana yigeze yahindura. Kandi niyo mpamvu rega n'uyu munsi ntugasambane, na n'ubu n'utari umunyedini arabizi ko gusambana ari icyaha. Ndetse mu muco nyarwanda ho kera mu Rwanda rwa kera ho abakobwa basambanaga, urabizi ko amateka tubwira ko bajyaga kubaruha. Uri kumva? Ntukire ibyo ntibisabira kuba uri umunyedini, ntukice ntibisabira kuba uri umunyedini, ntukabeshye ntibisabira kuba uri umunyedini. Uri kumva? No kwifuza n'ibindi. Gusa hari amategeko nk'abiri muri ayo 10 abantu bo kubera inyungu zabo bafite bagiye bahindura, ariko ntabwo ayo mategeko yigeze ahinduka. Iyo tuvuze ko umwuka wera utuyobora mu gukomeza amategeko cyangwa udufasha gukomeza amategeko, ni aya mategeko 10 ndetse n'ubusobanuro bwayo bugiye bwimbitse dusanga muri Bibiliya. Ariko aya mategeko 10 dushatse twavuga ngo niryo tegeko nshinga rya leta y'Imana. Yego. Aya rero ntahinduka kandi ahoraho iteka ryose. Rero iyo tubwiye ngo tugomba gukomeza amategeko bikwiye kumvikana neza. Ntabwo dukomeza amategeko 10 kugira ngo Imana itubabarire. Oya, ahubwo kubera ko Imana iba yatubabariye ikoresheje ubuntu bwayo. Ubwo buntu bwayo bubonekera mu mwuka wera nibwo butwigisha gukomeza amategeko, kuko Imana iyo itubabarira ibyaha igamije kugira ngo idukure mu byaha, idushyire mu gukiranuka, idukure mu kwica amategeko, idushyire mu kumvira amategeko. Kandi aho ibera nziza iduha n'ubushobozi bwo kuyakomeza iyo tuyemereye. Ahaga biri kumvikana. Noneho ngarutse kuri iki kintu, kuri iyo ngingo y'amategeko 10, niba Bibiliya zose arimo, nta muntu wakitwaza ko amategeko yarebye nabi, cyangwa se nta muntu wakwitwaza ko nta umwuka wera atamufasha kumvira amategeko yose nk'uko ari, kuko yose ari muri Bibiliya cyane rwose. Byose bituruka ku ruhare rwacu twabigizemo. Ariko Imana iyo yandikishije Bibiliya, yego, kandi turayifite. Ubu tugira amahirwe abandi bakirisitu bo mu bihe bibanza by'amateka y'ubukirisitu batigeze bagira. Yego. Ayo mahirwe rero dukwiye kuyakomeza, dukwiye kuyagundira, kandi tuzirikana neza ko Imana ntidukiriza kugira ngo tugume mu byaha, ahubwo Imana idukiriza kugira ngo tuve mu byaha tujye mu gukiranuka. Kuko nta muntu uzabasha kuraga ubugingo buhoraho, uzabasha kuba mu ijuru atarakomeje amategeko. Ntawe. Ibyo ngibyo ni ihame rya Bibiliya. Ariko nubwo ihame rya Bibiliya nta bushobozi twe twifitiye bwo kuyakomeza, ahubwo tubishobozwa n'ubuntu bw'Imana. Bundi bubanza bukatubabarira, bagamara kutubabarira ibyaha byacu, bukaduha noneho ubushobozi bwo gukomeza amategeko kugira ngo tuzabashe kuba mu ijuru ndetse no mu isi nshya. Buri muntu ndamurarikira kugira Bibiliya cyane, ijambo ry'Imana, akajya asoma ijambo abantu dukwiye kwiga Bibiliya tukarekeraho kugendera ku byo tubwirwa. Ni byiza ko tujya gusenga haba mu kiliziya haba mu nsengero, sibyo? Nta kibazo. Ariko umuntu uhagaze imbere uribuka ko ari umuntu hawe, yareba nk'uko nawe wayoba. Yego. Ariko tugira amahirwe, dufite Bibiliya, ibyo batubwira tugomba kurebamo. Buriya Bibiliya imeze nk'ikarita iyobora umugenzi, sibyo? Buriya uri kumwe n'abandi muri mu rugendo bakagenda bareba ku ikarita, kandi nawe uyifite wowe ntiyirereho bayoba nawe ukayoba. Burya ikosa si iry'aba bandi, kuko ikosa ni iryawe wowe utakoresheje ayo mahirwe wari ufite yo kureba ku ikarita nawe wifitiye. Ntiwakwitwaza ngo banyobeje. Oya, yeze gute? Erega buriya hari ikintu abantu tutazi, nako tutajya duha agaciro. Imana yaduhaye uburenganzira bwo kwihitiramo. Umuntu ku giti cye burya afite uburenganzira bwo kwihitiramo, afite uburenganzira bwo gukoresha imbaraga z'ubwenge n'iz'umubiri yahawe kugira ngo amenye icyo gukora kandi agikore. Sibyo? Rero umuntu wayoba kandi akayoba yari afite ibimuyobora mu ntoki, uwo nguwo aba yizize, kandi rwose icyo cyaha ntazakibabarirwa. Yego.
kugira ngo birusheho kumvikana cyane cyane abantu benshi bibaza cyangwa se twibaza ku bigendanye n'amategeko n'uburyo agomba gukomezwamo, ariko byumvikane yuko hamwe n'umwuka wera adufasha umuntu wese ufite inzara n'inyota byo gukiranuka cyane, kandi amategeko yose azasobanukirwa mu buryo bwuzuye cyane. rero munyemerere dusoreza ikiganiro cyacu kugira ngo ibibazo n'inyunganizi ndacyakomeza kubashishikariza kugira ngo mujye mubiduha muri komantere. Ibiganiro byacu nakagaruka munyemerere mbere nk'uko twatangiye dusenga cyangwa ni data tuyoborere n'isengesho. Data mwiza, tugushimiye umwuka wera waduhaye kugira ngo tubashishe gukomeza amategeko yawe, bityo tubashe kubona uburenganzira bwo kuzaba mu ijuru ndetse no mu isi nshya, ibyo bihejwe icyubahiro. Turagusaba kugira ngo ukomeze gukangura imitima yacu kwita ku ijambo ryawe wandikishije, kugira ngo bibashe kutuyobora mu nzira ikwiye, bityo ubwo umwana wawe azagaruka azasanga tumwiteguye. Mu izina ry'umwami wacu Yesu tubisabye, amen.